Oh yes, ndagushime cyane ukomeje gutega amatwi dusobanukirwe TV. Ndizera ko umunsi wawe wagenze neza. Abari mu masaha ya nijoro mugire ijoro ryiza, abari ku manywa kandi namwe mugire akazi keza. Icyo usabwa no gufungura inyakira amajwi yawe ndetse ukagura na megabyte zihagije kugira ngo bashe gukurikirana no makuru mu buryo bwimbitse. Nje kuri microphone za dusobanukirwe TV ndi umusesenguzi nyawe Seka. Tugiye kugenda tugaruka ku makuru ari kuvugwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, by'umwihariko ariko ku rugamba ruri guhuza umutwe wa M23 ndetse n'igisirikare cya guverinoma ya Congo FRDC n'abacancuro bacyo harimo Sadc, Wazalendo, Fdrl n'izindi nyeshyamba zigiye zitandukanye zakoreraga mu mashyamba ya hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Turaza rero kugaruka kuki amakuru yacu cyangwa se ingingo z'ingenzi. Ndaza kuba nkubwira kubijyanye n'imirwano imaze iminsi ikorerwa hariya mu gace ka Nyanzare, ariko by'umwihariko yahuzaga abasirikare ba Fdrl ndetse n'abasirikare ba M23. Imirwano itari yoroshye rero imaze iminsi igera kuri 3, n'ubu ngubu ikaba igikomeje, ariko ikaba igeze ahitwa Gikuku hariya mu misozi n'ubundi ya Kibirizi. Yes, reka nkubwire ko rero uwitwa General Byiringiro Victor turi buze kuba tumugarukaho, akaba ari Lieutenant General ubarizwa mu mutwe wa Fdrl. Ndaza kandi kuba ngenda nkubwira kubijyanye no kuba Fdrl yaje kuba ihabwa karibu Kibira hariya hari ibirindiro bikomeye by'umutwe na by'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo FRDC ndetse na Sadc. Ndaza kandi kuba nkugarukira kubijyanye n'ibiri kuvugwa cyangwa se no kuba President Antoine Felix Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ndetse na President w'u Burundi Ndayishimiye baje kuba bimika ndetse banaha inshingano nshya abajenerali babiri. Ndibuze kuba nkubwira aha mu makuru yacu arambuye. Reka kandi nkubwire ko ubu ngubu hari kuba training y'abasirikare ba Fdrl by'umwihariko, ariko ikaba cyangwa se bakaba bari gufashwa na Repubulika Iharanira mu mbabarire na Repubulika y'u Burundi iyobowe n'uyu mugabo Neva cyangwa se Ndayishimiye ari nawe President wa Repubulika y'u Burundi. Ndaza kuba kandi ngaruka kuba general cyangwa se abayobozi bakuru baje kuba bahabwa inshingano zo gukorera operation hariya n'ubundi muri Kibira ndetse no mu tundi duce twa Kivu y'Amajyaruguru, ndetse n'undi mu general wahawe kuyobora training ku ruhande rwa Fdrl cyangwa se training wing. Ndaza kuba kandi nkubwira no ku makuru yaho mu by'ukuri hari guturuka amakurutu cyangwa se recruitment ziri kwerekezwa n'ubundi muri no training ya Fdrl. Ndaza kuba kandi nkubwira ku bitero byaje kuba bigabwa ku baturage b'abanyamurenge by'umwihariko hariya mu gace ka Inyawalanga. Ibyo ayo makuru yacu naharaza kuba yibanda by'umwihariko, ariko tukagenda tugaruka no ku yandi makuru ari kugenda avugwa hariya ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Yes, uwitwa Lieutenant General amazina ye bwite niyo ndaza kuba nkubwira kugira ngo ibintu bize kuba bisobanukirwa neza. Uwitwa Lieutenant General Iyamuremye Victor uzwi ku izina rya Byiringiro, ubu ngubu rwose ngo yaba yahungishijwe mu ngobyi kwa kundi baheka umuntu rwose bakamwirukankana. Uyu musaza rero dore ko ngo amaze kugera mu zabukuru ya nyuma yaho imirwano ya hariya Inyanzare yaje kuba ifata indi ntera, yageze gutya rwose arafatwa yirukankanwa kibuno mpamaguru yerekezwa mu bice by'ahantu hitwa Ikogo
kuko ngariho yabonaga afite uburinzi buhagije cyangwa se afite umutekano. Ibi rero byaje kuba biba nyuma yaho n'ubundi hamenyekanye ko umutwe wa M23 cyangwa se intare za Sarambwe muri rusange aba bazwi nk'abantu rwose bazi gutega ambushi ntifata ubusa. Ambushi yabo ibirindwa mubi, ikindi kandi icyo bita quick attack yabo ibirindwa mubi, dore ko byagiye bigaragara n'ubundi mu bitero yagiye ikora ahantu hagiye hatandukanye, aho yahuraga n'abasirikare b'abarundi, abasirikare b'abatanzania cyangwa se muri rusange abasirikare bibumbiye mu gisirikare cya Sadc baje n'ubundi gutanga umusada ku ruhande rwa guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, bifatanyije n'abasirikare ba Fdrl Wazalendo n'iyindi mitwe igiye itandukanye. Gusa ibingibi igitangaje ntacyo byaje kuba bitanga, kuko uyu mutwe wa M23 intare za Sarambwe zakomeje kugenda zigira gutya rwose zikabakubita umusubirizo ndetse ntibagire na kimwe baramura. Rero nyuma ya operation n'ubundi cyangwa se imirwano imaze iminsi igera kuri 3 ushyizemo n'uyu munsi yaje kuba ibera hariya mu gace ka Nyanzare, ndetse bakaza gusukuma aba basirikare ba Fdrl, dore ko aribo bari barigaruriye kano gace kugeza naho basezeranyaga abaturage ko nta wundi muntu rwose ngo ugomba kubakura muri aka gace, ndetse kandi banavuga ko ngo nibaramuka bavuye muri aka gace abaturage bazahite ngo bemeza ko rwose iyi ntambara badashobora kuzayitsinda habe namba. Nyuma rero yaho iyi mirwano yaje gukarera, ndetse ngo abasirikare ba Fdrl nk'uko bivugwa ngo bakaza kumenya amakuru ko umutwe wa M23 ufite cyangwa se wagambiriye gufata uyu muperezida wabo nk'uko bamwita Lieutenant General Byiringiro cyangwa se Iyamuremye Victor nk'uko amazina ye bwite avuga, ngo baje kugira gutya rwose bamukubita mu ngobyi, baramwirukankana kibuno mpamaguru kugera aho bita Gikuku. Ariko uyu Lieutenant General aravuga ati rwose aha hantu ntago naba mfite umutekano uhagije, dore ko n'ubundi mirwano ariho iri kwerekeza, turi kubona umutwe mu 23 uri kuza dusatira. Reka ngire gutya rwose mbwira abasore banje bongere basubire mu njishi banyerekeza aho bita Ikogo mumbabarire Ikogo. Ahangaha akaba ariho noneho uyu mugabo cyangwa se uyu musaza yaje kuba ahungishirizwa. Magingo aya ngaya akaba aherereye ahitwa Ikogo, ariko se kuki nakomeje kuvuga Ikago baho ibi bintu ni ibiki? Ikago ubu hari agace twenda kugeramo kitwa gutya ariko ni Ikogo nk'uko amakuru yacu imboni ziba zayaduhaye atariho ivumbi. Uyu mugabo rero cyangwa uyu musaza ushesha kanguhe ngo niwe muyobozi ukomeye n'ubundi wari uri muri iki gice cyangwa se wari ufite iyi defense, niwe muntu wari ukomeye bagombaga guhungisha nyuma yaho bamaze kumva amakuru avuga ko M23 ngo yahigiye nyamara kumufata amatekwa ikamufata wazima kugira ngo igaragaze igikorwa cya nyacyo igomba kuba yakoze. Uyu mugabo rero yaje kuba noneho ahungishwa ndetse yerekezwa ahangaha hitwa Ikogo. Nyuma rero yaho abaturage bahangaha Gikuku baje kuba batangaza ko babonye abasore b'inkorokoro bari mu mujishi, ndetse bahetse umusaza wari wambaye ishapure ngo yanze gutandukana rwose n'Imana. Nyamara ibingibi byo kuvuga ngo yambaye amashapure ntago bikuyeho rwose ko Fdrl igizwe cyangwa se Fdrl ayoboye igizwe n'abasize bakoze akabarore cyangwa se amahano ya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 mu Rwanda. Aba basirikare bagize umutwe w'inyeshyamba wa Fdrl bakomeje kugenda n'ubundi bahakanwa ko baherereye muri ano mashyamba ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ibyo bigahakanwa byivuye inyuma na guverinoma n'ubundi ya Congo, by'umwihariko iyobowe na Felix Antoine Tshisekedi. Byaje kuba rero agahoma munwa, aho noneho byaje kugaragara ko uyu mutwe wa Fdrl wifatanyije bidasubirwaho kandi mu buryo bwemewe na guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo n'igisirikare cya guverinoma FARDC. Urumva aha hantu harimo ibintu
by'amacenga mwabagabo mwe kuba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yemera gushyigikira ndetse ikanakorana n'abantu b'inkoramaraso z'inzirakarengane zazize jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe 1994. Akangaka nagahomamunwa, ariko ibi ngibi guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yaje kuba rwose igira gutya ibitera umugongo cyangwa se isa nkaho itari kubibona, yemera gukorana n'uyu mutwe w'abagizi ba nabi. Noneho ikindi kandi ndibuze kuba nkubwira nkiri kuri Fdrl nuko ubu ngubu abasirikare ba Fdrl bahawe karibu ndetse baciriwe neza ahitwa Kibira, ahangaha ngo hari ibirindiro bikomeye ndetse na headquarter za Sadc ndetse n'abasirikare b'abarundi yewe n'abasirikare ba guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Aba basirikare rero ba Fdrl nyuma yo gukubitwa inshuro mu bice bigiye bitandukanye, ariko by'umwihariko muri bya bindi nagiye mbabwira harimo na Nyanzare, nyuma rero yo gukubitwa inshuro aba basirikare bakabura aho berekeza baturukijwe cyangwa se birukanwe mu bice bigiye bitandukanye harimo nka Rwuve cyangwa se hariya za Kinyatsi ahitwa za Kiyeye, aho bari bahafite rwose amadefense akomeye, ariko M23 igira gutya iraza ibakubitira areba inzega, ibatuntumura muri defense zabo kibuno mpamaguru, ndetse ubu baje kuba bamwe ngo bagera mu gace ka Kibira. Ubu hari ibyo birindiro bikuru bya Sadc ndetse n'iby'abasirikare b'abarundi na FARDC, ngo baje kuba bakirwa neza mu buryo bw'icyubahiro. Baravuga ati ngaho nimutuze mushyira agatima hamwe turebe ko byibuza twatekereza hakaba hari icyo nyaboneka twakongera tugakora kuri uriya mutwe mu 23, nubwo turi kubikora tukabona ahubwo ari twe bikoraho, ariko ngaho nimube mutuje. Aha rero no mu gihe n'ubundi intambara igikomeje ahangaha muri iki gice cyangwa se ku butaka bwa Gikuku ariho hariya muri za Kibirizi, ibintu n'ubundi bikaba bimeze nabi. Hahandi mwabonaga imirwano iryamye reka aho umusirikare asizingiye fire cyangwa se afungiye umuriro agoma pizi gota aho ngaho cyangwa ari standby aho ngaho, kugira ngo mu gihe hari buze kongera gutangwa komande cyangwa se oda yo gufungura umuriro bahite banzika direct. Ntago imirimo yo cyangwa se ntago intambara iri guhagarara maginga yangaya, kuko na n'ubu ngubu urajya kumva rwose pa ukumva birakubise muri pukurongeye uravuze bitunguranye nubwo ari mu masaha ya nijoro. Nyiri rero kubijyanye n'uburyo Fdrl yaje kuba yakirwa hariya za Kibira, reka nkubwire ko noneho Felix Antoine Tshisekedi ndetse n'uyu mugabo General Nefa baje kuba noneho bimika uwitwa General Amada akaba umuyobozi mukuru wa operation ziri kubera hariya za Nyanzare na za Gikuku hariya na za Kibira nahitwa za Kibirizi. Oya Kibirizi niho ari kubera training. Bamugira umuyobozi wa operation cyangwa se ushinzwe gutegura ibijyanye n'ibitero bigenda bikorwa bikozwe n'abasirikare ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC ndetse na Sadc yibumbiyemo abasirikare nakomeje kugenda mbabwira, ndetse n'abasirikare ba Repubulika y'u Burundi imbonera kure. Uyu mugabo akaba ari uzaba uhedinze operation cyangwa se itegurwa ry'ibitero cyangwa imirwano izajya iteganywa gukorerwa ku ruhande rwa M23. Noneho bafata General Jeva, ariko uyu mu general murabizi ko noneho we bamushinze training cyangwa se ibijyanye n'imyitozo ya gisirikare, mbese ni komandati, bamugize komandati. Ibi rero babikoze n'ubundi nyuma yaho amakuru yaje kujya hanze ko Fdrl iri gukora training cyangwa se iri gutoza bamwe mu makurutu yagiye aturuka mu bice bitandukanye, ariko ndibuze kubabwira ariko babifashijwemo n'igihugu cy'u Burundi, ndetse bivugwa ko ukuboko gukomeye kwashowemo na Neva cyangwa se na Ndayishimiye ari we perezida w'u Burundi. Aya makuru turero mwabagabo mwe nta handi ari kugenda turuka n'ubundi mu nkambi
zigiye zibamo bamwe n'ubundi mu bagizi ba nabi cyangwa se mu nkoramaraso zasize zikoze jenoside yakorewe abatutsi nk'uko nakomeje kugenda mbivuga muri iki kiganiro cyanjye. Jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'igihumbi 1994 harimo nk'abari za Mozambique, niho bari kuva rwose amakamyo ari kugenda tunda, abari kuva za Zambia, abari kuva ahitwa Malawi ndetse n'abari kuva ahitwa Zimbabwe. Ahangaha akaba ariho rwose amakurutu ari kugenda aturuka mu nkambi n'ubundi zirimo aba bagabo basize n'abagore basize bakoze amahano mu Rwanda, bagakora jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi 1994. Mbananga kubivuga igice, kabivuga byuzuye, nkavuga n'umwaka, nkavuga nabo yakorewe, ndetse iyi jenoside yateguwe na guverinoma yahozeho mu Rwanda, yahoze ari ya Juvenal Habyarimana, ndetse inashyirwa mu bikorwa nayo. Mujye mubyumva neza. Abemeye bagasaba imbabazi bari mu Rwanda murabizi barababariwe, ndetse banasubizwa mu buzima busanzwe, banafashwa na guverinoma kwinjira muri gahunda y'ubumwe n'ubwiyunge. Kugeza ubu ngubu babanye neza, ariko hari abinangiye, harimo na bamwe mu bagize noneho uyu mutwe w'inyeshyamba ukorera hariya mu mashyamba ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo, Fdrl. Hari noneho n'imiryango yabo y'abagabo n'abagore nabo bagize uruhare muri no jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, nabo bari mu nkambi zigiye zitandukanye, ari nabo bari kohereza bamwe mu nsoresore zibakomokaho baturutse muri ibi bihugu nakomeje kugenda mbabwira. Ariko bikavugwa ko Abarundi Repubulika y'u Burundi ifitemo imbaraga nyinshi mu bijyanye n'imifatanyirize yo gufasha mu bijyanye n'imibereho ndetse no guhabwa ibikoresho kuri ino training ya Fdrl. Ayo nguko rero, ayo ngayo ndayabahaye. Reka kandi nkiri kuri Fdrl nkubwire ko ubu rwose Fdrl ndetse na FRDC bafatanyije bari kugaba ibitero ku baturage b'abanyamurenge, by'umwihariko baherereye hariya mu gace kitwa Inyawarenga, muri kara gace kitwa Inyawarenga gaherereye hariya muri za Rucuro. Biri kuvugwa ko rwose barimo kugabwaho ibitera aba baturage, bamwe bakicwa. Murabizi ko hari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikintu kiri kuhabera mw'abantu mwe, rwose ntago twashidikanya ko ari jenoside, kuko bari gufata ubwoko bumwe bakabwibasira. Harimo ubu bwoko bw'abanyamurenge, harimo abavuga ururimi rw'ikinyarwanda, by'umwihariko abazwi ko barimo bafite ubwoko bw'abatutsi. Abangaba rwose bari kwicwa iby'agashinyaguro. Ngira ngo abari muri groupe, nimba ukeneye kujoininga muri groupe rwose ya WhatsApp, dore hejuru aho ngaho hari link na nimero, twandikire turayita tuyigushyiramo directly. Ngira ngo umusesenguzi nyawe seka nta kindi mbereyeho, nukugira ngo nkugezeho ibintu bitari amakuru atari ivumbi, nkugezeho ubusesenguzi bwimbitse ku bijyanye n'ama operation. Ejo nzaza mbabwira mwabagabo mu buryo noneho M23 iri kugenda ikoramo ama operation akomeye, ikoramo za manova, kugira ngo uburyo iri kugenda ibikora hariya za gikuku, kugira ngo mubashe gusobanukirwa ati se M23 kiri kurwana kandi kanesha, ubundi ikoresheje tactique. Ejo nzaza rwose ndabikwemereye ngewe umusesenguzi nyawe seka, ndabikwemereye ko ejo nzabikuvira imuzingo uburyo zino operation z'uyu munsi zaje kuba zikorwamo, kugezaho noneho uyu mwami wa Fdrl cyangwa se Lieutenant General Byiringiro Victor umenyerewe, cyangwa se amazina ye bwite ni Iyamuremye Victor. Lieutenant General yaje kuba noneho avuga ati aha hantu igikuku ntago hakomeye, cyangwa se ntago mpafitiye umutekano wa nyawo, reka mbwira abasore bongere basubire mu njisho. Uyu mugabo ashesha kanguhe nyabona, ashesha kanguhe, arashaje rwose, ngo nukumushyira mu ngobyi, ubundi abasore b'inkorokoro bakajya mu njishi bagakina iya gitsi kibuno mamaguru, bakaba ngo rwose yaje kubona ko ibi bintu bitewe na za Manovability M23 iri kugenda ikoresha, aravuga ati ntago naguma hano gikuku, reka ahubwo aba basore banjye mbabwire bongere bajye mu njishi rwose baheke. Ariko mwagorwa mwa basore mwe. Ariko icyaha ntago ari gatozi mu Rwanda rwose, nimba ukomoka ku mubyeyi wakoze jenoside,
taha mu gihugu cyawe umusigaho mu mashyamba nimba atemera gutaha ngaza asaba imbabazi ibyo yakoze abihanirwe n'amategeko urumva nk'uko abiteganya hano mu Rwanda ukabuzi ko wakomoze so yarakoze genocide wiba imbata y'icyo cyaha taha mu gihugu cyawe cy'u Rwanda uri umunyarwanda urumva uze ufatanye n'abandi kubaka igihugu uze ufatanye n'urubyiruko mwubaka igihugu icyaha ntago ari gatozi ariko wijya gushukwa n'abo babyeyi basabitswe n'ingenga bitekerezo ya genocide ngo ugume ku rugamba yes rero nari nkivuga n'ubundi nari ntandukiraho gato ariko nasaga nkaho nsubira inyuma kuko niyo message ibikenewe iyo message ibikenewe rwose nk'abana b'u Rwanda dukunda u Rwanda tuba tugomba kurukorera ariko ikintu kiba kibabaje ni ukubona abana batoya bijandika muri izi ntambara bakaza ngo baje gukora training kandi nyamara igihugu cyabo gitemba itoto abakirimo banywa amata amashanyarazi imihanda amazi meza abageraho ariko wowe ukabatwa n'icyaha cy'inko moko cyakozwe na baso cyakozwe na basogokuru ukaguma muri ayo mashyamba ukaguma mwizo nkambi wafashe umwanzuro ugataha mu gihugu cyakubyaye ukaza ugafatanya n'urubyiruko bagenzi bawe kubaka igihugu ingero ntiziboneka koko yes ngayo nguko rero aba basirikare ba Fdrl ndetse na FRDC bari kugaba ibitero mu baturage b'abanyamurenge baherereye hariya inyawaranga by'umwihariko bakabasenyera bakabagaba yewe amatungo bakayatwara bakajya kuyarya abafite tubutike bakadusahura abandi bagahohoterwa harimo abakobwa b'abangavu ndetse n'abagore barimo baratabaza mu 23 ati nyabuneka turabona amahanga n'ubundi yarakomeje kurebera ariko rwose ntare zasarambwe turabizi ko muri guharanira ko umuturage agira ubwigenge ko umuturage agira amahoro akishyira akizana mu gace ke ndetse ntagomeze kuzira uko yavutse n'ibyo atishyizeho muze mudutabare mube mwafata n'aka gace kahangaha inyawaranga kugira ngo natwe tubashe kubona amahoro. Can you imagine? Abasirikare abaturage bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo ibi byose biri kuba ariko nabo barimo baramagana noneho abasirikare ba Sadc kuko nubundi nta gisubizo ngo baje gutanga uretse ibibazo babazaniye. Ikindi kandi UNESCO nayo yagaragaye mu bikorwa byo kuba yaragiye mu ngeso z'ubusambanyi ndetse bikayiviramo gutera amadata ateganyijwe hariya abakobwa b'abangavu ndetse n'indaya zahara muri Goma ziri gukomproninga mbere yuko ngo abasirikare basubizwayo ngo bagire gute babanze bahandoringe cyangwa se bakemura iki kibazo bateye aba bakobwa bakoraga umwuga w'uburaya hariya mu mujyi wa Goma. Ibi byose bikurikiranywaho no kuba Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo Felix Antoine Tshisekedi asa nk'uwacanganyukiwe mu mutwe ndetse akaba yarabuze icyo afata n'icyo areka ari kwiruka mu bihugu bigiye bitandukanye asaba umusada nyamara n'uwo yasabye wajemo ibihugu bigiye bitandukanye nta kintu wigeze utanga. Nakomeje kugenda mvuga ko ikintu cy'ingenzi cyagakwiye gukorwa ari uko M23 na guverinoma ya Congo ndetse na Felix Antoine Tshisekedi aribo bafite n'abaturage ba Congo hatajemo ivangura hatajemo kurebera ku bwoko ndetse no kuba naho umuntu n'ururimi umuntu avuga bakwiye kwicara bagashaka igisubizo bo bwabo kuko igisubizo cy'umutekano w'igihugu cyabo ntago kizava mu mbaraga z'ibindi bihugu oya ahubwo kiri hagati yabo ubwabo. Yes, reka ngushimire cyane rero wowe wakomeje n'ubundi kubana nanjye kuri duhugurane